mbere yuko dutandukana yansabye ko nzimutekera mbaza ngo niki icapati z'amazi zirimo karoti. Muraho neza, amahoro y'Imana abe kuri mwe n'abanyu aho mudukurikira muherereye hose. Tubahaye ikaze rero kuri channel yacu. Nkuko mubibona uyu munsi tugiye kwiga ifunguro rishyashya ryo mu gikoni. Tubane rero. Uyu munsi rero n'abatindiye tugiye kwiga uko bakora capati z'amazi zivanzemo na karoti. Bamwe bazita crepe. Capati ariko nkuko tubizi zigira amoko abiri bazitekamo cyangwa menshi, ariko nge ndavuga kuri abiri uyu munsi ari nayo turi burebemo ubwoko bumwe. Hari capati zo basukumye ziba zikomeye, cyangwa se capati z'amazi abenshi bazita crepe, abandi bakazita capati z'amazi. Naryo jambo nakoresheje kubera ko ari ryo abenshi bazi. Nge rero nzikora mvanzemo na karoti. Narazikoze, bamwe baziryaho barazikunda umva zirabaryoheye, bansaba ko nabereka uko bazitunganya. Ariko namwe ndabatekerezaho ndavuga ati uko bishoboka byose wabona hari undi muntu utabizi uburyo yazitunganya. N'abatsindiye rero ibikoresho mfite hano murabibona. Mfite karoti zanyuma nabanjije kuzisya kugira ngo zitagaragara cyane muri capati zanjye. Hanyuma ngiye nkoresha n'amagi. Mfite amagi hano 3. Ikindi kintu nkoresha ifarini nayipimye, nkoresha amata. Hanyuma ikindi nkoresha n'umunyu byo abenshi baba bizi kutabura mu biryo. Ndakoresha n'amavuta. Hanyuma hano ndakoresha n'amazi. Ibipimo nagiye nkoresha ndaza kubashyirira hasi muri video, muri description ya video muraza kubibona ku buryo nk'uwashaka kubigerageza mu rugo iwe. Uretse ko nabashishikariza ko ibintu mbigisha mujye mubireba ariko munabigerageze mu rugo, hanyuma muze muri comment umbwira uti bya bintu narabigerageje, ese famille yararyohewe, ese abari basitsi banjye bararyohewe, cyangwa nanjye ubwanjye nararyohewe. Niyo ntego yanjye ahangaha. Ntabatsindiye rero twagiye ndi bukoreshemo hano na capamandasi cyangwa umusemburo cyangwa se baking powder, biterwa n'izina buri wese uko ayiziho. Twagiye rero. Ikintu mbanza gukora rero hano, ndafata ifarini yanjye, no kuvuga ngo mbanza kuvanga ibintu bidasukika. Ndashyiramo na wa musemburo wanjye, ngiye kuwushyiramo mbanze mbivange. Umva, ndabashishikariza ko mwajya mugerageza ibyo mba naberetse hano kuko biba biryoshye pe, biba biryoshye. Ndangije maze kuvanga ifarini yanjye na wa musemburo, ngiye kongeramo n'umunyu. Umunyu ndapima ku kayiko, ni nk'amagarama 100 kuko ntago nkoresha mwinshi. Nindangiza nawo nkuvange neza, hanyuma nindangiza ahangaha igikurikiraho ngiye gukubita ya magi yanjye naberetse hano. Nayo nkoresha 3 nkuko nababwiye. Ukora igipimo bitewe n'umubare wa capati ushaka, cyangwa se bitewe n'umubare w'abantu ushaka gukorera, kubera ko ntago ibipimo biba bingana. Maze kuvanga rero kumena aya magi yanjye, ngiye kongeramo ku mavuta makeya. Ndashyiramo utwiko 1, 2, 3. Umumaro w'amavuta icyo ufasha nuko amavuta afasha ko capati zitaza gufata hasi ku ipanu. Maze kubivanga rero, ngiye kubivanga nifashishije aka kamashini kanjye. Urabona ko nako gafasha kuvanga katagoye. Mba ndimo ndavanga ya mavuta yanjye nashyizemo hano, nashyize muri ya magi.
Izi capati ziraryoha. Ndangije kubivanga. Noneho maze kubivanga, ikintu nkora ngiye kuzishyira muri ya farini. Uruvange rwa ya magi yanjye maze gukora, reka kame nkafashije aha. Noneho nindangiza nongeremo no kuri ya mata. Nabibona. Impamvu rero bavuga ngo ni capati z'amazi ni uko ziba zoroshye. Ni ukuvuga ngo tuba twakoze igikoma cyazo, ariko nanone ntago ubigira amazi cyane. Hanyuma icyo nkurikizaho, ngiye gushyiramo na za karoti zanjye nabanjije gutunganya ku ruhande. Urabona ko nazo nzongeyemo, hanyuma nazo mbivange. Urabona ko maze kubivanga ko byabaye ni igikoma. Hanyuma ndongeramo kutuzi duke kugira ngo byo kuba bifashe cyane. Ko nkuko nabwiye, niyo mpamvu bazita ngo ni capati z'amazi. Ziba zoroshye ariko ziryoha kubi. Urabona ko aka ni akamashini kamfasha kuvanga. Abantu mukunda ibintu by'igikoni, mukunda guteka, inshuti zanjye, ndabashishikariza ko mu byo mutunga mu gikoni aka kamashini mutakaburamo. Urabona ko gafasha kuvanga neza kandi bitakugoye udakoresheje imbaraga nyinshi. Rero ndabivanga neza ku buryo binoga, bigahwana neza. Urabona ko narangije kuvanga. Nkuko mubibona, ubu ifarini yanjye byane byose navanze, karoti, amagi, umusemburo, byose byabyaye igikoma, aricyo tugiye gukuramo za capati bavuga ngo ni capati z'amazi. Etape ikurikiyeho rero, twamaze gushyushya ipanu yacu. Ubu tugiye gutangira guteka za capati zacu. Tubane ntihagire ubura kugeza zirangiye, turebere hamwe. Aha rero naho turi buze kuzarurira. Ikanya turayifashisha. Noneho ikindi dukenera ni aka kabrosi. Aka kabrosi icyo kadufasha ni ugushyira amavuta ku ipanu. Ntabwo ari ugusukaho, ufata gutya ukagakoza amavuta, noneho ugakoza ku ipanu. Hanyuma tugiye gutangira gukora capati zacu. Tugana ushyiraho gutya, noneho warangiza ukagenda ukora ipanu gutya gake gake. Hanyuma cya gikoma cyacu kigakwira ku ipanu hose, noneho ugatereka. Rero tugiye gutangira guteka capati zacu ziryoshye. Ikindi turi bukenere n'iki kirushi, nicyo twifashisha tuzihindura. Urabona ko capati uko umuntu amaze kuyishyiraho ko igenda ishya, urabona uko igenda imera. Itangira kugenda yumuka hejuru, noneho ugatangira kugenda wegura gake 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 gutya. Nibyo bigufasha kugenda utegereza umunota umwe. Noneho hejuru imaze kumuka neza, ubona hatakiriho ibintu by'igikoma by'ububisi byinshi, ukaba wahindura. Urabona ko ubu turayihinduye. Ni capati zoroshye guteka. Hari abazirya mu gitondo, ku byo kurya bya mu gitondo. Hari abazirya nka deseri bamaze kurya. Hari abazirya muri ya masaha bavuga ngo ni aya snacks, cyangwa se amasaha yo hagati y'ibyo kurya bya saa sita n'ibya nimugoroba. Izi capati wazirya igihe icyo ari cyo cyose, ziraryoshye. Bantu banjye, twige guteka ibiryo by'iwacu biryoshye. Izi capati wazirisha ibintu byinshi. Hari abazinywesha icyayi, hari
risha umureti, ibyo bita Rolex. Ubutaha nabyo nzabigisha gukora Rolex. Urumva hari abazirisha ibishyimbo, ukaba wakaranze udushyimbo twawe neza twumutse, ewana ugashyiraho iyi capati ukarya. Ni ibyo kurya bya mu gitondo byiza iyo bikoze gutyo. Hari abazifata bakazirisha inyama. Urabona ko ni capati wazirya mu bihe byose, wazirisha ikintu icyo ari cyo cyose kandi ziraryoha. Urabona ko ubu tumaze guhindura urundi ruhande. Ntago utuma zishirira kuko utinze zahita zigushirirana ugasanga ugabuye ifunguro rishiriye. Urabona ko ukuntu ngenda nkahindura. Hanyuma aka kararangiye, ukongera ugafata ya brose yawe ukoza mu mavuta, ukongera ugashyira ku ipanu, kandi icyiza nanone urabona ko mfite ikintu naruza, bituma capati zawe zose zigira ingano imwe. Atari kuvuga ngo urasanga kamwe ni kanini yindi ni ntoya, ugomba kuba ufite igipimo kimwe. Hanyuma aka uko uhita ugakora, uhita ukazinga gutyo. Hari n'abandi bazirya bashyizeho ubuki, ari abandi bahita avuga ngo ni crepe. Nk'ubirangiye gutyo ugahita usanga umuntu anyanyagijeho ubuki arariye. Capati ziryoshye cyane cyane, kandi ukazitunganyiriza iwawe utarushye uvuga ngo ese ndajya kuzigura, ese ndazikura he, ese ndazikumbuye. Neza ugasanga aka ngaka natinze kukegura, ariko nta kibazo. Bibaho ugasanga nyine kamwe karaguhindutse. Ubwo iyo kaguhindutse kameze uku nguku, ufite nk'abashyitsi ugiye kwakira cyangwa famiye, kaguhindutse gahita kaba k'umutetsi nyine, kugira ngo atakunyuzamo ijisho ngo warutwaje warakaje gacitse ugutwi, ubwo akagahita kaba nyine ak'umutetsi. Ariko intego yanjye nyamukuru ni ukubereka ko mwakwitunganyiriza ibyo kurya biryoshye mu rugo, mubigizemo uruhare, mukoresheje ibikoresho by'umwimerere mufite. Simbaca intege cyangwa se simbagumura kujya kugura n'ibyateguwe n'abandi, ariko iyo wabyiteguriye akenshi uba usanga uzi uko bimeze. Ukavuga uti nzi ingano y'umunyu nashyizemo, nzi ingano y'isukari nashyizemo, sinzi niba ari karoti zirimo, sinzi niba ari amata arimo, kuko kuriya tubigura ni byiza, ariko ntabwo ubuze akenshi ibintu bavanzemo. Biba byiza rero iyo ubyiteguriye. Dukomeze rero duteke capati zacu twiga, mbararikira kwiga n'iby'ubutaha. Kandi ikindi, niba muba mwakunze ibyo nkora, mujye mwibuka gukora subscribe, mukore share, mubigerageze mu rugo, muze muri komenti mumbwira ati mva twabigerageje biraryoshye, cyangwa se byatunaniye mukongera mugasubiramo. Kandi nk'uko mbibabwira buri gihe, mari ku bwanyu, kanavuga uti ubutaha tuziga iki. Ntabwo ari ngombwa ngo yego hari ibyo mba nabateguriye kubigisha, ariko ushobora gusanga unkurikira hari nk'ikintu utazi guteka, ukavuga uti ya uzatwigishe guteka iki ngiki, nkakireba nkabafasha tukakiga. Intego yacu ni ukurya neza ibyo twagizemo uruhare guteka. Kandi ibiryo witekeye biryoha kuruta ba tantine bacu ntabashyirishamo mu rugo. Uretse ko n'ibyo witekeye biraryoha cyane, ko ubuzi n'uburyo wabitetsemo n'ibirimo n'ibyo wateguye. Dukomeze rero dutekane capati zacu. Nana ko tukomeza guteka, ni kwa kundi nababwiye ikirusha ingano ni imwe, ugashyiraho none ukagenda uhindura umunota umwe, usigaza umunota umwe ugahita uhindura, umunota umwe ugahita uhindura, kugira ngo capati zacu zidashirira munsi.
ugenda uhindura gutya nkuko nababwiye. Urabibona urabona ko zigenda gutya zumuka hejuru, nabishatse ugenda usanza kugira ngo nkuko mwabonye hari akapfuye kamwe kasadutse, ugenda naho ntari nakwije ku ipanu neza, noneho hasigara agapuraso ubona ko ari gake. Noneho mu kuyegura rero gahita, wabonye mu kwegura kariya gahita gacika, nuko biba bimeze. Ubona ko mba mpinda urundi ruhande rwo uru rwamaze gushya, noneho ugashyira no mu rwo hejuru narwo rugashya. Ese mumbwire mwe mukunda capati zihe? Mukunda capati z'amazi cyangwa mukunda capati zisukumye ugashyira imbaraga ugasukuma? Izi ni iz'abantu hano uvuga ngo sinzi gusukuma, ese nzarya capati gute? Biba byiza rero, cyangwa n'umwanya ukavuga uti nk'izi ngizi urabona ko nta mwanya, nta kujya gusukuma, nta kujya kugira gute, uravanga byose zikihuta kandi ukaryoherwa nk'uwakoze za zindi zo gusukuma kandi waganye umwanya wawe. Urabona ko agacapati kacu kameze neza, wanaganye umwanya kandi ntago rwose zitinda mu gushya. Nk'uwo mwanya minota mike uvuga ngo, ugasanga umuntu arahorera ku migati ngo mpora ndya imigati kubera ko ntazi kugira ikindi kintu nkora. No, nta kurya imigati ya buri munsi. Urya umugati icyumweru kimwe cyangwa umunsi umwe ukurikiyeho uba ufite ifarini. Ubundi nta n'umuntu uba ugomba kubura ifarini mu gikoni cye, kuko ifarini ikora ibintu byinshi. Ntabwo ikora capati gusa, ikora n'imigati, ikora n'isosi. Abona hari abantu mutabizi. Duhurire muri comment mujye mumbwira, se wowe uzi guteka iki? Niba hari n'umuntu uri hafi yanjye ushaka kuzaza kuduha experience y'icyo azi guteka, ni karibu mu gikoni wanjye dutekane, utwigishe, twigane. Bahaye karibu rwose, kaza tukiga tugasangiza abandi. Ntego ni ukwiga, ntego ni ubumenyi, turye neza biryoshye twabigizemo uruhare nk'uko mbibabwira. Urabona ko cyangwa ukaba ufite ikirori gitoya nyine pesa amafaranga imitenzi gutekera zihuse, usange mu byo kurya byawe harimo agacapati nk'aka karyoshye, bashyitsi bawe abo mwajyanye ikirori baryoherwa. Ndahari ku bwanyu, nyishyura gusa komande uhita uyibona. Bantu mundi hafi gute mu birori byanyu muburamo capati gute mari? Kora kuri telefone wowe umbwire urebe ko ikirori kitaryoha harimo na capati. Dukomeze rero duteke capati zacu turyohe, turakomeza duteka gutya tuzirangize. Ndaza kubereka resultat zavuyemo. Capati zacu rero zirarangiye, tumaze kuzitunganya. Urabona ko zisa neza. Resultat y'isomo ryacu ry'uyu munsi, urabona ko zirasa neza, ziraryoshye. Umva, ndabashishikariza kuzigerageza. Ntimukarebe ngo mwige gusa, mujye munashyira mu bikorwa murebe ko mubishobora. Mwakoze rero kubana nanjye, ni iby'agaciro kubagira. Ntabafite ntacyo nageraho. Ndabibutsa gukora subscribe, gukanda like, gukora shares no ku bandi bakaza tukigana. Ariko ikirenze comment, mukambwira uko mwabonye video, mukambwira ibyo butaha nzabagiza mushaka kwiga, mukambwira ibyo mwagerageje ko byakunze cyangwa se ko ari ukusibira mu isomo mukongera mukiga. Biba ari byiza kwigana ibintu bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Kandi nk'uko nababwiye, nimba uri hafi yanjye hakaba hari isomo rijyanye no guteka ushaka kudusangiza, cyangwa se irindi somo rindi ushaka kudusangiza, ni karibu. Nzaguha karibu, dusangiza abakunzi bacu, dusangiza abavandimwe bacu,
kuko mpari ku bwanyu. Tubonane ubutaha rero.